Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Aho tuje gusohoka ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ese nuko icyo tuje gusohoka kino kizami kiba kimaze gukorwa nuko ibibazo biragaruka. Wakosohoka kino kizami kimwe kimaze gukorwa wagerwaho mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo muri iki kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ugerweho ukore rimwe witutse ikintu busabwa nuko nakugiye kino kizami kiba kimaze gukorwa ukagikosora kugira ngo ujye ukibonera ku gihe. Mbere yuko ureba iyi video ujyaho hasi umukara ndetse ngo subscribe ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ngo uhita utsinda ujya urahita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizami kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, yaba aya masomo ngenda bashyiriraho agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, byaba bino bibazo nkunda gupostinga bari ukunda kuza mu kizami. Kanda subscribe rero kugira ngo ibyo byose nijya bishyiraho ujye uhita ubibonera ku gihe kandi bitakugoye. Ushaka kode twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubwira kare ushaka gukoreramo itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe ko na kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ukeneye kwiga uri kureba bitakunda uze twigane mu shuri, cyangwa se uri hafi ari kutakaza katakunda uze twigane mu shuri. Murabizi turi mu isi y'ikoranabuhanga n'inama zisikaye ziba mu buryo bwa online. Turakwigisha rero aho waba uri hose mu gihugu, tuguha link ukayikandaho tukaguha uburenganzira bwo kureba ikintu twashyize muri mudasobwa yacu. Icyo twashyizemo bitewe n'isomo turi kwigana ukajya urakibona muri telefone yawe. Rero mutwani cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tubafashe kwiga mugende mukore rimwe muhite mutsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa koresha nimero tuze tuyikwigishe. Ukeneye kwihugura warigishije ariko mbere yuko ujya mu kizami ukeneye umwarimu guhugura umunsi umwe cyangwa ibiri muri kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubafashemo. Ndakeka ko amaze gufata agapapuro, ndizera ko amaze gufata agakaramu, ndakeka ko amaze kwanda subscribe hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa ese we turi kusura kino kizame urabona gifitiye ishusho? Ese urabona ari uruziga? Ese urabona ari impande eshatu cyangwa ni impande enye? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo 4 ugahitamo kimwe cy'ukuri ukacyandika ku papuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. A ngo birabujwe guhindukira, B birabujwe gusubira inyuma, C umuhanda unyerera imbere mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ntibyeme kugenda mu byerekezo byombi. Icyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro ari iso kikuri nta kindi ni A birabujwe guhindukira. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza ukibonye imbere yawe ubujwe gukata ngo usubire inyuma. Kikaba kimbuza rero murabiza tugiye maho twatana ibyapa byo ku mihanda, ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza ari byo n'iki ngiki kirimo, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Subira kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV urebe video nagukoreyemo ko tano ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora ukuntu ikoze ni icyapa, ubusobanuro bwacyo n'ikibazo babazaho mu kizame. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo ibinyabiziga bigendeshwa na moteri hatarimo velomoteri n'ibinyabiziga bidapakiye umuvuduko wabyo udashobora kurenga kilometero 50 mu saha ateganye bigomba kuba bifite ibikoresho byone byumvikana mu ntera ikurikira. Waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wacyumva kino kinyabiziga kivugije ihoni mu iye ntera rero. A ngo metero 200, B metero 150, C metero 100 mu gihe kuri D bari kutubwira ngo metero 50. Hano urabona iso kuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso kikuru amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro iso kikuri nta kindi ni C muri metero 100. Cyavuzeho ni kiri muri metero 100 ukaba wabyumva. Murabizi bitewe no ikinyabiziga gikoze kiba gifite ibikoresho by'ihoni bigenda byumvikana mu ntera igiye itandukanye. Murabizi nko kuri velomoteri kubera
ibikoresho byayo by'ihoni byumvikana mu ntera ya metero 20 biba bishatse kuvuga ngo ivugije ihoni muri metero 20 uba wabyumva. Hano rero ho ni metero 100 kwa bino binyabiziga tumaze kubona. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo ku mihanda ibyapa bikurikiye bigomba kugaragazwa ku buryo bumwe. Ibihe byapa biba byagaragazwa ku buryo bumwe? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri. Ngo ibyapa biyobora n'ibitegeka, B ibyapa biburira n'ibitegeka, C ibyapa bibuza n'ibitegeka. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo, aho ni kuri D. Nicyo biba bishatse kuvuga. Niba ari bwo bwa mbere dukosoranya ikizame ubimenye. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo bashatse kuvuga ngo A ikaba atari iso cy'ukuri, B ikaba atari iso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari iso cya nyacyo. Wihanura muri iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni C ibyapa bibuza n'ibitegeka. Ibyapa bibuza murabizi bifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. N'ibitegeka biba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ku mihanda biba bishobora kugaragazwa ku buryo bumwe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Fata telefoni yawe twandike cyangwa uduhamagare, ni kuri 0789351626. Tubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufashe kubona kode nziza aho waba uri hose mu gihugu. Tubonye ko hari umunyeshuri wacu uri kwitegura gukora ikizame kubera ko yadusabye kode. Ikintu cyose cyagufasha kwajya mu kizame ugakora rimwe ugahita utsinda, tujya turakiguhera ku gihe. Ukeneye kwiga turakwigisha mu buryo bwa online, uduha amasaha ubona aboneka ku munsi akunogeye. Iyo ageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza n'imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza. Tukaba twizeye ko uzakora rimwe ugahita utsinda. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? Ese ni ubuhe bwoko bwa feri? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ngo feri y'urugendo, B feri yo gutabara, C feri yo guhagarara umwanya munini. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano muri iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe muri ibi bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A feri y'urugendo. Murabizi feri y'urugendo niyo ituma imodoka ihagarara ku buryo bwizewe kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa se ahaterera. Noneho feri yo gutabara ni ya yindi ikoreshwa igihe feri idakora neza. Noneho feri yo guhagarara umwanya munini ni ya yindi birimo nubwo umuyobozi yaba atari mu kinyabiziga. Ndakeka ko hano waramuzamo rero A. Ndizera ko waramusukandika ku papuro. Iyo uri gukosora kino kizamu ukabona hari ikintu kikugoye, ucyandika muri comment ugakanda subscribe. Iyo ukanze subscribe ikintu cyose nkizeho ugira ahita ukibonera ku gihe, nazajyaho iryo somo wansabye ukazahita uribonera ku gihe. Murabizi n'amasomo tumaze gushyiraho ni mwebwe mwari mwarayadusabye muri comment. Rero mukande subscribe mudusaba amasomo bitewe n'ibiri kubagora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo iyo tumuritswe n'amatara y'urugendo y'ikinyabiziga, utugarurumuri tugomba nijoro igihe ijuru rikeye kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ikurikira. Yavuze ngo nijoro igihe ijuru rikeye, nabonye abantu benshi bahita bavuga ngo ni 11:45 bugiye gucya. Oya, birashoboka ko ari na saa 6 z'ijoro, ariko mu kirere nta gicu kivuditse kirimo, babyita ko ari nijoro igihe ijuru rikeye. None utugarurumuri tuba tugomba kubonwa n'umuyobozi w'ikinyabiziga kiri mu ntera ingana iki? Ni ukuvuga ngo waba uri mu ntera imwe mwizi baduhaye ukaba wabona tuno tugarurumuri. Hano ari ngo metero 100, B metero 150, C metero 200. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo. Ndizera ko iso cya nyacyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B metero 150. Waba uri umuyobozi w'ikinyabiziga kiri muri metero 150 ukaba wabona tuno tugarurumuri. Ndakeka ko waramusitamo rero B. Ndizera ko waramusukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi intego yacu nka Rwanda Driving College TV no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ugeze bwa mbere habereye impanuka yo mu muhanda, harimo inkomere wakora
wakora iki? Itegereze neza iyi shusho dufite, mbibutsa ko video y'amashusho yose abazwa namaze kuyigukorera iri kuri YouTube channel yanyu. Aya masomo yose mbababwira iyo ubonye utari kuyabona kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, unyandikira kuri WhatsApp 0789 35 aya mavideo nkayaguha mu gihe kitarenze iminota 2 nkunda kuba ndi online. Rero ugeze bwa mbere habereye impanuka, urabona ukuntu imodoka zagonganye. Ese wakora iki? Mu mpanuka harimo inkomere. Hano ayira tubwira ngo gusohora inkomere mu kinyabiziga, be kubaha icyo kunywa ugahita ubahereza nka fanta, se ngo kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo iki? Mu gihe kuri de bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ramaze cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni se kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi. Iyo ugeze bwa mbere habereye impanuka, umenyesha impanuka ugahita uhamagara rimwe kabiri, no guhamagara ubutabazi ugahamagara imbangukiragutabara. Ndakeka ko waramusamo se, ndizera ko waramusandika ku papuro. Tarabahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Kibazo cya karindwi kikabaza ngo igihe ikorwa ry'imirimo ribangamiye cyane cyangwa buke uburyo bwo kugendera mu nzira nyabagendwa. Ahakorerwa imirimo hagaragazwa ku buryo bukurikira: hari imirimo iri gukorwa mu muhanda, wenda se ikimodoka kinini cyaguye mu muhanda kirawufunga bari kugikuramo, cyangwa se n'igihe cy'imvura ibitaka byaguye mu muhanda bari kubitiyura. Hari imirimo iri gukorwa mu muhanda. Ahagorerwa imirimo rero hari ukuntu hagaragazwa. Ese hagaragazwa gute? Hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri. Ngo icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30. B ngo uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo. C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A, icyapa cyera cya mpande enye zingana zifite uruhande rwa metero 0.30 n'uruzitiro ruri ku mpera y'iburyo bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri C. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano ramaze cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Hano ikiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta kiso cy'ukuri kirimo. Ese no kwera iki duhisemo ko nta kiso cy'ukuri kirimo? Nuko bahita bakoresha ibyapa biranga cyangwa se ibyapa bitegeka. Kandi ibyapa bitegeka murabizi bafite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Mu gihe ibyapa biranga icyo bakoresha cyo gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Ndizera ko hano waramusamo D, ndizera ko wananskanira ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo icyapa cy'inyongera cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara akurikira. Ese kino cyapa cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga kirangwa n'amabara asate. Ushobora kutazi kino cyapa ariko ukabuze ukuntu ibyapa nyongera biteye. Rero uvuga ukuntu biteye, ntabwo ari ngombwa kugira ngo ubuze kino neza. Iyo uzi ibyapa nyongera ukuntu biteye, biba byagufasha guhita utahura igisubizo cy'ukuri. N'ayahe mabara rero? A, ubururu, umweru, umutuku. B, umweru, umukara, ubururu. C, umutuku, umweru, umukara. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri uramaze kucyandika ku papuro, ndiza ko iso cyanya cyo wamaze kugihitamo. Hano iso cy'ukuri nta kindi B, ni umweru, umukara n'ubururu. Ku cyo cyapa cyerekana aho bagobokera ibinyabiziga cyerekana ahantu hari igaraje. Cyo gifite ishusho ya mpande enye, umuzenguruko w'ubururu, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Ari byo bahise bavuga hano umweru, ubwo ni ku buso bw'umweru, umukara bari ibirango by'umukara, ubururu aba ari umuzenguruko w'ubururu, ishusho yo aba ari mpande enye. Ndakeka ko hano waramusamo B, ndizera ko waramuskanira ku papuro. Utari wahisemo ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo icyapa cyerekana uburebure bw'igice cyateza ibyago cyangwa bw'ahantu amabwiriza y'icyo cyapa agomba gukurikizwa kirangwa n'ubuso n'ibimenyetso bikurikira. Ibihe bimenyetso n'ubuso? A, ngo ubuso umweru, ikimenyetso ubururu. B, ngo ubuso ubururu, ikimenyetso umweru. C, ngo ubuso ubururu, ikimenyetso umweru n'umukara. Mu gihe kuri D bari kuvuga ngo nta kiso cy'ukuri kirimo.
hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku papuro, ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ntabwo ari iso cy'ukuri, B ntabwo ari iso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo ari igisubizo cya nyacyo. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye, ishusho ni uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Ahubwo inkomane banyuramo bazengurutse. B biremeye guhindukira. C vuga ngo iki? C ngo inzira y'icyerekezo kimwe imbere, mbibutsa ko inzira y'icyerekezo kimwe ni ya nzira cyangwa se ni wa muhanda iyo wamaze kwinjiramo ntabwo wemerewe gukata ngo usubire inyuma, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo birabujwe guhindukira. Hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri ucyandike ku papuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndiza ko iso cya nyacyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni A, inkomane banyuramo bazengurutse. Iki cyapa kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka, birangwa no kuba bifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kiri kuvuga ko ugiye kugira ku nkomane banyuramo bazengurutse, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni kuri rompo. Iyo ukibonye gitegeka uba ugomba kuhaca ubanje wazenguruka, ko kirategeka kikubwira ko ugiye kugera ku nkomane banyuramo bazengurutse, ugomba kuhaca ubanje wazenguruka. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye yahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri, ucyandike ku papuro. Reka mwibutsa ko kode ziri kuboneka waba urose mu gihugu, ufata telefone yawe ukatubwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, tukagufasha kubona kode mu gihe gitoya aho waba uri hose mu gihugu. Ufite ibisabwa iminota 3 umaze kubona kode, twamara kugushakira kode tugaguha imyitozo iragufasha kwitegura neza. Ukeneye kwiga aho waba urose mu gihugu turakwigisha, uduha amasaha uboneka ku munsi akunogiye, kandi abantu bose twiganye bakora rimwe bagahita batsinda. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Mutwandikire cyangwa muduhamagare ni kuri 0789 35 16 26. Ibyo byose tubafashemo. A iravuga ngo agomba kuguma mu mwanya yarimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C ngo gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D ngo gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Iso cy'ukuri nta kindi ni B, kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi kugira ngo mudatezanye ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora igihe yagize uruhare mu mpanuka yo mu muhanda, aho nta wakomeretse ariko ibinyabiziga bikaba byateza icyago cyangwa byafunze umuhanda. Ugize uruhare mu mpanuka, nta wakomeretse ariko ibinyabiziga byateza ibyago abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa kuko byafunze n'umuhanda. Ese uba wakora iki nk'abayobozi b'ibinyabiziga bagize uruhare mu mpanuka? Aho gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. B gukuramo abagenzi ugashyiraho icyapa cya mpande eshatu gitukura ku modoka. C ngo gutegereza ko abapolisi bahagera mbere yo gukura ibinyabiziga mu muhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhagarika ibindi binyabiziga kugeza ibibazo bikemutse mukabona kubikura mu muhanda. Hano rero cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A, gushushanya aho zagonganiye no kuzishyira ku ruhande. Muhita mushushanya aho zagonganiye kugira ngo abapolisi nibagira bamenye wari uri mu makosa, mugahita munazishyira ku ruhande kugira ngo zitabangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 13 kirabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Dufite ibisubizo bine, hitamo kimwe cy'ukuri. A ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana aho bahagarara. B umuhanda udakomeza. C ntibyemeye guhindura icyerekezo ibumoso, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo guhindura icyerekezo ibumoso ugana ku cyome. Iki cyapa gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ariko urabona ko ibyapa bakunda kubibaza, ni ingenzi ko wajya ubonera ku gihe no masomo ngenda bashyiriraho
ariko nayo twashyizeho mbere ukagenda ukayareba ibyapa byo ku mihanda. Iyo video mara kuyireba nta kibazo cyerekeye ku byapa cyakugora. Ndakeka ko hano bamaze gutamiza cy'ukuri, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni B, umuhanda udakomeza. Impamvu bagishyiraho ni iyihe? Nuko ushobora kuri kuzamuka mu muhanda, uno muhanda ushamikiyeho ibumoso uri kuwubona, wawubona ushamikiyeho ugahita uvuga ati mbonye inzira ya bugufi, mbonye inzira y'ubusamo, ukawiciyemo wagera imbere ukabura umuhanda. Rero mu gihe uwo muhanda ushamikiyeho udakomeza, bashyiraho kino cyapa, kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, nk'uko mbikubwira buri munsi tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda yagenwe na Minisitiri ishinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu ni ubuhe buremere? Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri: A ngo toni 10, B toni 12, C toni 15. mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta iso cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Nkwibutsa ko toni n'urugero rw'uburemere, aho toni imwe iba ingana n'ibiro 1000. Ndakeka ko rero iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyakagombye kuba igiso cy'ukuri ni ikihe? Icyakagombye kuba igisubizo cy'ukuri ni toni 16. Hano hari toni 16 ubonyemo, ntazo, niyo mpamvu duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ariko niba kiguha bashyizemo ngo toni 16 uhita ugikora, niyo mpamvu mbikubwiye hakiri kare kugira ngo nugerwaho ube wabyumvisheho wabibonyeho uhita ugikora. Murabizi intego yacu no gukora rimwe tugahita dutsinda. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo iyo ni amategeko agabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa ku modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe ni nuhe muvuduko mu saha? Hano ibisubizo bine baduhaye: A ngo kilometero 70 mu saha, B kilometero 40 mu saha, C kilometero 25 mu saha, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo kilometero 20 mu saha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, aba ari kilometero 25 mu saha. Kwa zino modoka zidafite ibizibuza kwiceka kubera ko ariko zakozwe, muri make zigenda ziri kwiceka kuko batubwiye ko zidafite ibizibuza kwiceka. Rero ni kilometero 25 mu saha, ibintu bya kilometero runaka mu saha. Ikibazo inyabiziga cyose kigenda ufite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha, ntuzabigireho ikibazo. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo utuyira turi ku mpande z'umuhanda n'inkengero zigiye hejuru biharirwa abanyamaguru mu bihe bikurikira. Bishobora guharirwa abanyamaguru mu bihe bihe. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe cy'ukuri: A ngo iyo hari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, B iyo badatatanye kandi bayobowe n'umwarimu, C ngo iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso. Mu gihe kuri D bari kutubwira ngo ibisubizo byose ni ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, B ikaba ari igiso cy'ukuri ndetse na C ikaba ari igiso cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni C, iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, hatari nk'icyapa kikubuza. Hari ayo mategeko ashobora kuba ari nk'icyapa kivuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. Rero iyo hatari amategeko yihariye yerekanwa n'ibimenyetso, hatari nk'ibyo byapa bibuza cyangwa se hatari nk'ibyo bimenyetso bikubuza, uba wahaca uri umunyamaguru. Ndakeka ko ratamo C, ndizera ko waramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho ya mpande 3 kuko uru ntabwo ari uruziga, iyi ntabwo ari mpande nyinshi, ni mpande 3, umuzenguruko utukura, ubuso bwera n'ibirango by'umukara. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A ngo iherezo ry'umuhanda w'ibyerekezo bibiri, B ngo iteme rinini kandi rirerire, C ngo ifungana ry'umuhanda, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo iherezo ry'iteme rifunganye. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Igisubizo cy'ukuri cyandike ku papuro kugira ngo uze kuramana turi buze kugira kuri 20. Ndakeka ko iso cy'ukuri bamaze kugitamo,
ndizera ko ikibazo cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro n'iso kuri nta kindi ni se ifungana ry'umuhanda. Urabona ko umuhanda watangiye ari mugari, ugeze imbere urafungana, waba uruhande rw'ibumoso waba uruhande rw'iburyo bigira uruhare mu ifungana ry'umuhanda, nibyo bita ngo ni ifungana ry'umuhanda. Iyo ari uruhande rw'ibumoso rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda gusa, baravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Iyo ari uruhande rw'iburyo rwagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda gusa, baravuga ngo ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda iburyo. Rero hano impande zombi zagize uruhare mu ifungana ry'umuhanda, ho urahita uvuga ngo ni ifungana ry'umuhanda gutyo gusa. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku papuro. Utari wahisemo, ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo imburira zimurika zemerewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho ahakurikira. Ese zino mburira zikoreshwa kugira ngo berekane ko bagiye kunyura ku muyobozi hehe? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cyo kuri cyandika ku papuro. A ngo mu nsisiro gusa, B ahegeye inyamaswa zikurura, C hafi y'amatungo, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro n'iso cy'ukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ntabwo imburira zimurika zemewe gukoreshwa kugira ngo bamenyeshe umuyobozi ko bagiye kumunyuraho mu nsisiro ndetse n'ahandi hose. Kuba bavuze mu nsisiro gusa kandi zakoreshwa mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, turahita duhitamo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ariko nujya mu kizamura akora mu kanya ukabona bavuze ngo mu nsisiro ndetse n'ahandi hose, uhita uhitamo icyo ngicyo nicyo kiraba ari igisubizo cya nyacyo. Hano rero bavuze mu nsisiro gusa, duhisemo ko nta iso cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutamo D, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ku kinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana igice kirenga ku biziga ntikigomba kurenga ibipimo bikurikira. Ntikigomba kurenga ibihe bipimo? A ngo inyuma ni metero 3 na santimetero 50, B ngo imbere ni metero 1 na santimetero 70, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A inyuma ni metero 3 na santimetero 50, na B imbere ni metero 1 na santimetero 70 bikaba ari ibisubizo by'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi, igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni A inyuma bari metero 3 na santimetero 50, noneho imbere abari metero 2 na santimetero 70. Niyo mpamvu B itabaye igisubizo cyanya cyo bavuze ngo metero 1 na santimetero 70, kandi abari metero 2 na santimetero 70, naho inyuma aho abari metero 3 na santimetero 50. Ndizera ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Turabagisemo, ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyabaje mu kizame cy'uyu munsi kirabaza ngo iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, ipambi idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, bugari bwayo bushaka kugera ku bipimo bikurikira. Kugera ku bihe bipimo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. A ngo metero 2 n'ibice 50, B metero 2 n'ibice 75, C ngo metero 3, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo metero 2 n'ibice 50, no ngo metero 2 n'ibice 5, no ngo metero 2 n'ibice 500, ibyo byose aba ari kimwe. Murabizi zeri inyuma y'akadomo, iyo nta wundi mubare ukurikiyeho ntacyo iba ivuze. None biba bishobora kugera ku bihe bipimo, itegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hari iso cy'ukuri nta kindi ni B metero 2 n'ibice 75. Kino kibazo hari igihe bagihindura bakavuga ngo A metero 2 na santimetero 50, B metero 2 na santimetero 75, C metero 3, D nta kibazo cy'ukuri kirimo. Niba ramuka banabihinduye mu ubwo buryo uzabikore. Murabizi metero 1 bingana na santimetero 100, rero ko bafata izo santimetero bakazishyira muri metero, nibyo mpamvu bahita bandika ngo metero 2 n'ibice 75 mu kimbo cyo kwandika ngo metero 2 na santimetero 75. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kwandika ku gapapuro. Ndizera ko kino kizame dukosora ikindi cyo
ndizera ko kino kizami dukosoye ikintu kigufashije, kanda subscribe hasi kugira ngo ikintu cyose kiza ujye ukibonera ku gihe, ko ni icyatuma ujya mu kizami ugakora rimwe ugahita utsinda. Ukeneye kwiga aho waba hose mu gihugu, tubwira uburyo ushaka kwigamo, ejo ushaka kwiga ku online, ejo ushaka kwiga turi kumwe, tuze tukwigisha ugende mu kizami ukore rimwe uhite utsinda. Ukeneye kwiga mudasobwa, koresha 0789351626 twandikira cyangwa uduhamagara tuze tuyikwigishe. Ukeneye ko tukuzanira igitabo uri mu mujyi wa Kigali tugiye gusangisha iwawe. Ukeneye ko tuguhugura wariyigishije ariko ukeneye guhura n'umwarimu umunsi umwe cyangwa ibiri, twandikire cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626 tuze tuguhugure, tuze tukwigishe computer, tuze tukwigisha amategeko y'umuhanda, nugerwa uzakora rimwe uhita utsinda. Uri hafi gukora ibibazo biri gukunda kugaruka, ukande subscribe, icyo nkoze cyose icyo dushyizeho cyose ujye urahita ukibonera ku gihe. Ndabakunda cyane, Imana ibahe umugisha, mugire ibihe byiza.